tubahaye ikaze rero nanone bakunze b'amakuru yo kuri Top Kivu News nkuko mubibona rero tudatinze twari twabibasezeranyije rero umutumirwa wacu turamuzanye uyu musanzwe mumubona ahantu henshi cyane ni ngombwa ngo wivugera twakivuga ko hari abantu bashashye batatu yego rero karibu rero yego murakoze cyane abantu kuri Top Kivu News ndabasuhuje ngira ngo hari haciyeho iminsi wari barabateguje ko ngo zaza ariko nari nabuze uburyo nyine ndavuga ahantu hose hanyuma rero barabizi abatabizi nitwa Nelson aka Mashingane mutangazaji wa habari nyiri magazine uri kuri Agiye Frontline Commander bitaramo marino kwa mahimbe ku mahoro bwa bantu ndabasabye muze kutwandikira muri comment mutubwire nimba mwari musanzwe mumuzi twandikire rwose mutubwire ngo turamuzi rero bwana Nelson tudatinze cyane mu muco wa kera iyo umuntu yajyaga mu rugo rw'umuntu yagendaga yitwaje ikintu nk'impamba abantu batazi rero gusa ariko nanone ntarajya kure ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe Pacifique yaza kuza kubwira uko bimeze nanjye ndahabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ngira ngo babyumvise ko turi batatu yego nanone rero nkuko nayo mbikubwiye umuntu yageze mu rugo rw'umuntu hari kuntu byanga bikunda agenda hari akantu yitwaje naharebye mbona mu mufuka nta mafaranga arimo nta nkangara waje wikoreye utuzaniye iki bitaraba bino ko mpari yego so rero amakuru yo ni menshi ngira ngo hari n'ama breaking news mu kanya atugezeho mu byukuri uyu mubizeye umubyeyi mu byukuri ngo ni Pere undi Pere cyangwa se ngo Viviane namazira aza gusobanukira igikomeye cyane muri rugamba agiye ko ari mashasha ngira ngo 2025 nibwo yaraherutse niyo muntu niyo ndege ye yaguye ku kibuga cy'indege cya Goma bwa nyuma ni nawe uhaguye bwa mbere ubwo rero batangije gukuba bafungura kino kibuga cy'indege cya Goma so rero umva rero uko yo nani impamba tugiye kubagezaho esaje gukora iki ni muntu ki yego so rero urumva ko yo nani imwe muri mu mpamba mana bazanye good icyo nicyo twashaka gurakoze cyane yego hari byinshi rero tugiye kuza tugenda tukubazaho bigiye bitandukanye ugiye kugenda udusobanurira bwana Pacifique wavuga muri make ibyo tugiye kugenda tumubazaho gake gake ibyo tugiye kugenda tumubazaho turaza kugaruka ku byemezo cyangwa se ku busabe bwatanzwe na Joao Lorenzo nyuma yuko yemeje ko hagati ya M23 ndetse na Kinshasa bagomba guhagarika imirwano mu buryo burambye andi makuru turaza kukubaza kubijyanye n'ikibuga cy'indege kugeza amaginga yanga ikibuga cy'indege cya Bujumbura cya Melchior Ndadaya biravugwa neza ko none indege zisigaye zihaguruka ziri buze kugwana i Bujumbura zikabanza kugira ubwoba ndetse no kwakira amakuru ahagije mbere yuko zihaguruka kandi mbere byabaga ari nk'itegeko kugira ngo zihagire ubwo nabyo uraza kutubwiraho hari n'ibindi yes nibyo rero twatangira utubwira rero kuby'iki kibuga cy'indege cya Goma n'uyuje ese bimeze bite kako dufite iminota mike reka turebere hamwe na makuru akomeye kandi abantu bagomba kumenya tubanze tubamenyeshe ko ubu tuvugana ikibuga cy'indege cya Goma cyafunguwe ku mugaragaro M23 yari yarabyanze ariko baje kureba bagerageza kuvugana nabo muri Monisco basanga ikibazanye ari amahoro bibaye ngombwa ko uyu mu Viviane Pele de Vangel aza nkuko namaze kubabwira niyo wahaguye bwa nyuma yuko bagifunga umwaka warushize ubwo mifashwe rero ni nawe wa mbere nawe nkuko yabyivugiye yavuze ngo ninjye wahavuye nyuma cyangwa se ninjye wahaguye nyuma ni nanjye uje mbere bivuze ko rero baje mu buryo bw'amahoro nibyo rero aje gutangiza urugendo rwa Monisco igiye gutangira gukora imirimo ko bavuga niko bavuze ngo yo kugarura umutekano ndetse no kugerageza urabizi ko mu mujyi wa Uvira Monisco igiye kujyayo uko babivuze rero iriye ndege ye ije kubanza gufungura izindi ndege zigiye kuza zihetse abo basirikare ndetse n'ibikoresho hanyuma bakerekera muri Uvira nkuko bamaze ko babitangaza kakavagari ka bya bifaranga se nta guce mu ijambo bavugaga ngo bikine ngo byama miliyoni 800 nangahe yaramaze kuboneka ngo hakenewe ngo amamiliyari ngahe n'igice byaba byarabonetse bakaba barabifasha ubu bari kubikoresha aho hari aya miliyoni nayavaga i Paris mu France ni inama yabaye yo barabigaragaza ko bamaze gukusanya amafaranga ntago barayohereza bari bategereje ko bemera ko ikibuga cy'indege cya Goma gifunguke
hanyuma cyamara gufunguka bakabona kuza bajya gutanga izo mfashanyo mu bice bigiye bitandukanye. Yego rwose rero birasobanutse neza cyane. Ayo mafaranga nibaza kuyohereza nibazayohereza ubwo bemeye kugira gufungura kiriya kibuga uzatumenyesha hakiri kare murajye no kwisabireho n'akazi muri aya mafaranga umuntu ayaryeho. cyane ko ubwo azahita atangira imirimo yo kugitunganya neza. Ikibuga cy'indege se ikibuga cy'indege baragitangiye bakigeze kure. Okay. Hanyuma rero bwana Nelson mu yandi makuru tuyira ngo banze tugezeho navuga ko akiri breaking news turagira ngo ubanze utubwire neza nubundi umuyobozi bisa nibihuriranye nibyo Joao Lorenzo abamazemo imisi i Rwanda muri Angola. Ese koko uraza urabona mu maso yawe nk'umunyamakuru warana ibi bintu Joao Lorenzo yasabye biri buze gushoboka? Unabitubwireho neza dore ko tutigeze tunabivugaho twebwe. Murakoze cyane Pacifique ndetse na Fishi ndetse n'abakunze ku Top Kivu News. Hari ibintu abantu bagomba kumenya namwe mugomba kumenya n'abadukurikiye. Ntabwo ari ubwa mbere Joao Lorenzo ategeka nasaba iby'agahenge cyangwa k'intambara ihagarara. Ejo bundi ari mu bantu babwiye Kisekedi baramubwira ngo nubwo uri kuza kudusaba ubufasha ukaba uri gusaba amahanga ubufasha wibuke ko ufite ikizibiti kikuri ku mutwe ari cyo FDLR. Yego ugomba gusenya FDLR. Tshisekedi yasabye Joao Lorenzo ingabo zo kujya kumufasha akatanga. Aramubwira ngo nta ngabo dufite ziza gukorwa n'isoni no gushiriraho mu gihe utari kwemera kurekura FDLR ari ituma watakwa. Icyo kivaho si ubwa mbere Joao Lorenzo inama ziteranye Tshisekedi akazihinduka ari mu bantu bagiye basaba ibyo yasabye bakabyemera yarangiza ahubwo akari uhindukira akajya kubidobya. Nibyo ku munsi w'ejo musibejo umurangora hafatiye ibyemezo byuko M23 guhera ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri ndetse na FARDC nta muntu uzongera guhirahira yegura intwaro. Bagomba guhagarika intwaro ndetse guhagarika n'urugamba ahari banza bashyizeho n'amasaha. Yego mu by'ukuri basabye nkuko mubivuze. Yego ariko M23 nta kintu iratangaza na leta ya Kinshasa nta kintu iratangaza. Gusaba ni kimwe no guhabwa n'ikindi. Kabiri nta nubwo M23 yigeze ihakana iby'agahenge. Yoyo akenshi ibyisabye irabyubahiriza cyane. Ahubwo reka tujye kuranda rwa leta kwa Kisekedi. Yego ese hubwo gusaba akagahenge ninde wabisabye? Ni Kisekedi wagiyeyo. Akunda kugenda iyo byamukomeranye hari nk'ibice bagiye gufata. Ibi twese turabizi sirimwe sikabiri by'agahenge bibaho ariko ni kama ni mistari. Tukamenya yuko Kisekedi yasibye iby'agahenge agira gategura urugamba rushya. Sinzi ibintu muri kubyumva. Turi kubyumva cyane. Nyuma munyemerere kugira ngo mbumvishe neza ko M23 nubwo yabyemeza nayo itagomba kujya kuryama ngigarame kuko izi neza ko aba ari umutego wa buri gihe. Ni gute bari gusaba iby'agahenge Monusco ikamanuka? Cyo ni cyambere. Ni gute bari gusaba iby'agahenge agatanga amafaranga muri Brenda Rusizi ngingabo zikuremo Bukavu? Ibyo amafaranga yatanze ejo kandi inama yabaye musibejo. Sinzi ibintu muri kubyumva. Aho ngaho byahita bigaragara ko still yatanze amafaranga ngo bajye kwitunganya. Intwaro ziri mu nzira. M23 nawe yamanuye abasirikari ibihumbi 7 yageze mu rugamba indani. Abagabo byose babiba maneko zabo zikorana impande zombi. Aho biragaragara ko nubwo bimeze bityo ahubwo ari kugamba ari kurutegura bwanyabyo. Cyangwa wenda bashobora no gusubira inyuma guhita basubira inyuma itari kigeze bose oya ahangaha hari bagomba gufungira aho bagereye ntago basubira inyuma ahubwo ubwo bari gufungira aho bagereye nicyo basabye. Ubwo rero bivuze ko nimba rero bagomba gufungira aho bagereye bakaba batanze imizi ingana gutya ni na myinshi batanze. Wenda Joao Lorenzo we abashobora kumva ko bari bagiye kwitunganya bari mu rugamba bitunganya iki mu rugamba bitunganya iki ahubwo niho kuvuga ati nimufata umufata vuba urumva mugire ayo matariki n'amasaha bizagere mufungiraho muhite mufungiraho. Ibyo biratanga iki gisubizo rero kuri M23. M23 iri mu bice muri Runingu na Kiriba. Noneho iri muri Runingu agasigara Kiriba na Kawezi nduce tubiri. Noneho M23 iri ku gasozi iri kureba hasi. Kandi biragaragara ko nibara ko bafungiye aho
M23 ntabwo izaba yishimye kuko itari mu mujyi wa Uvira. Ikintu gihari ahubwo kubera ko namaze kumenya ko urugamba ruhagaze, bashobora kubagundamukana bakabirukankana, bagahita babafungirana mu mujyi wa Uvira. Yego. Iyi minsi igashira bari mu mujyi wa Uvira. Abandi bari kurwana bagira ngo bakuremo Puezero, bafungire Puezero. Mu yandi magambo, FDLR, FDNB n'abacacu coalition yose bari kwataka Puezero ngo barebe ko izo tariki zagera bayifashe. Abandi nabo bari bwatake Uvira barebe ko izo tariki zagera bayifashe. Noneho aba bose imisaza bayizanye. Urumva? Yaba ari kwanza rwahita Kinshasa yatanzemo n'amafaranga. Noneho ati turabaye ingabo tubabasirikare tuwe n'amafaranga. Yego. Turebe ko byibuze byagera Bukavu mwayifashe. Iki nisima muri kucyumva. Turi kubyumva cyane. Bo barashaka habiri. Barashaka Uvira na Bukavu. Mwabyumvishije? Yego. Barashaka Bukavu na Puezero. None Petro yo ikeneye kutava Puezero no gufata Uvira. Mu gihe cy'iminsi ngahe turi ku 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, iminsi 6. Iminsi 6 bivuze ngo agomba ko habaye urugamba rw'imbatura-mugabo. Yego. Uvuga izo tariki uwo bizaba tarahagera azafungira aho ngaho kuko byagenda kose itariki ziragera uwo munsi zageza gahenge basa n'ababaretse kurwana wenda biyangana iminsi 2-3 ariko bagafungira ariko n'igihe kabaga kasabwe ukajya kubona mu gihe bavuye bamaze kugasinya ukumva drone zatangiye kurasa M23. Ya buriya kenshi drone ntago bahita ko bazagutse igihe ubwo Wazalendo nizo bashyiraga imbere bakajya kwataka ngo bare ngo ntibari babimenye bakavuga ati ziya ntago ari FARDC yani Wazalendo ati bari abashaka ibyo kurya nibwo bavuga ati bari abarwanya ati n'inzara ati bari yapfi kuko bari bivugaga ati se ko mwatwatatse ati buriya ati bari FARDC ziya ni Wazalendo zishonje ati buriya n'inzara kandi ari FARDC gushaka icyo rero bazi n'imitwe barateguye barateguye Nelson rero ndumva icyo gisobanutse cyane twahita ko twerekeza n'ahandi. Yego. None ndagira ngo utubwire ariko mbere ko twerekeza ahandi hari ikintu mugomba kumenya tuza guhuza urugamba. Yego. Iyi Plaine de Ruzizi niyo zingiro rya byose. Uzi impamvu? Iyi Plaine de Ruzizi nubwo abantu bayirengagiza bakageza Puezero n'ahandi. Yego. Reka mbabwize ukuri iyi Plaine de Ruzizi niho hantu urugamba ruzarangirira. Bivugiye uyu munsi bivugiye ku Top TV News uyu munsi. Plaine de Ruzizi niyo zingiro ry'urugamba. Yego. Buriya abantu batazi Plaine de Ruzizi ukuntu yubakitse. Buriya Plaine de Ruzizi niyo zingiro rya Uvira, niyo zingiro rya Bukavu. Niho hantu Plaine de Ruzizi imeze nka moteri y'imodoka. Kubera ko nta gace kanini cyane gapangirwamo urugamba. Umuntu ufite Plaine de Ruzizi aba ayifite yose abafite Sud Kivu yose. Wenda abantu bashobora kutabyumva ariko ibingiye tuzabisobanura munsi tuzaba dufite umwanya neza. Ariko Plaine de Ruzizi ese wantu uri kumva ngo ari ku rugamba rw'imbatura-mugabo. Ubu niho ruri cyane cyakora. Ufite Plaine de Ruzizi yose ufite Bukavu. Ufite Plaine de Ruzizi yose ufite Kamanyora, ufite Rubarika, ufite Ruvunge, ufite Sange, ufite Sange, ufite za Kaziba, ufite za Uvira, aho hose uyifite. Uyambuwe nanone kandi nanone uyambuwe. Ibyo bice byose n'undi ubifite wabitakaje ibyo bice byose ntabyo impamvu mubona embe turagerageje gufata za Kamanyora ikakomeza Kamanyora Ruvunge Rubarika Sange kagera hariya yari ifite igice kinini cya Plaine de Ruzizi none irangije irageneza n'igikatamo kimwe cya gatatu. Buriya aba bagabo bandi bagarutse kwigerera aho ngaho bamaze gufata byuze kimwe cya kabiri cya Plaine de Ruzizi bahise bahagabura kabiri. Niyo mpamvu muri kumva ari rero ya ntambara. Noneho rero bwa Nelson tukiri kuri iyo nkuru n'ubundi ijyanye na Uvira M23 koko nibyo urana ko ishyizemo imbaraga ngihafate. Hari andi makuru atugeraho avuga ko baba baranaciye mu bice bya Zamfizi ahubwo bari gushaka gukumbanya na Baraka icyarimwe Makobora Swima n'utundi duce turimo na za Kajo kugera Uvira paka. Fizi na Baraka ni kure cyane Plaine de Ruzizi. Ibaze nawe uzi ibirometero birimo ibirometero byinshi cyane. Kuba Baraka na Fizi ubundi umuntu ushobora kubafata neza ni umuntu uturutse za Minembwe na Puezero. Niyo mpamvu za Sarambwe n'amadubo bari kurwana bamanura
berekeza Baraka, abandi hakaba ari za sarangwe zafungiye Makobora Katongo ziri kuza zerekeza kugira ngo babahurize hagati. Niyo mpamvu uri mu Tanzania arimo arakubitirwa Tanganyika na Baraka, ari kuza hungira ahanga bagakubitira aha, yagera hirya hariya agasanga bagakubitira hariya, icyakora guhita ajya guhungira kuri kote y'u Burundi. So rero Baraka na Fizi naho hari kuba urugamba ruremereye cyane, kuko amakuru avuga ko abasore abanyadushoka b'amakenga yabohereje bagafata agace gato ka Baraka na Fizi ndetse na Kareme mutayibagiwe. Rero niyo mpamvu wumva umuntu ari gukubita boroga ati batugezemo. So rero hariya abantu bagomba kumenya ko Top TV News bamenye ko izasalambwe zafatiye impande zose. Yego. Aho njye nibaza impamvu kuki uwavuze ngo barekure Uvira yavuze ngo bayirekure, ntavuge ngo barekure za Makobora na za Kareme bari Kareme bayifashe mbere. Bayigezemo mbere, bageze Uvira basa n'abambukiranye bakozaho, none bagira ngo bafungiye za Uvira, kumbi Uvira ni ukuyikozamo yabaye inzira. Uvira yabaye inzira, bari bazi ko umujyi wa Uvira uzateza intambara, banyuramo bahita bakomeza hirya kugira ngo navuga ngo bave mu mujyi wa Uvira hazavamo imbarwa. Sibyo kiri muri kucyumva. Noneho kubera ko bitabazi ko bitazatinda, bazaye barafashe biriya bice byo hirya hariya. Yego. Biborohera. Nguko rero icyo turasobanukiwe rero Nelson. Nanone kandi reka twerekeze kuri AKA Never. AKA Never ngira ngo iyo bamuvuze uhita umwumva, nkunda kumva umuvuga cyane. Ni mushuti wanjye. Ni mushuti wawe rwose. AKA Never. Ni mushuti magara. Uriya najya mugize ni makuru ndaseka. Mushuti magara. Nta kandi gashya yaba. Ni magara ntusiki. Patana ruye. Twaranywanye kabisa. Uyu mugabo rero ikibuga kiwe cy'indege kiba kigeraniwe buri munsi. Ese no kubera iki iby'iki kibuga cy'indege cyano biri kuvuga ko indege zibanza kugerayo zikabanza yajya kujyayo kabanza gushishoza kabiri. Ewana babanza no kohereza intumwa kugira ngo ubyumve abafite abatasi yara ngo barebe neza niba ibi gukora neza. Ubundi bijya gutangira iby'ikibuga cy'indege cya Bujumbura byatangiye Uvira itarafatwa. Bundi bitangira bizanya byo kugira ngo buriya niba ari cyo kintu cya mbere mve turabanje gukora, yabanje guharasinga no guhakinga cyari kigo cy'indege cya Bujumbura. Tshisekedi akimara gukominikana Neva bakamubwira ati tugiye kumvikana dukorane, bakemeza ko kira kibuga cy'indege kigiye kuba bazariye. Yego. Yaduye ahangaha byahise bituba ngo bakembetura ikora igishoboka cyose kugira ngo itangire ihakinge ikibuga cy'indege cya Bujumbura. None rero byarayokamye kuva umunsi wa mbere bagihakinga batafata n'umujyi wa Uvira. Undi amakuru y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura ushaka ubundi kugira umutekano wabanza ukarasa intwaro ziri Kingwengwe ndetse na Tema. Hariya hari ikintu cyitwa umusada, ngo hari imodoka hariya irimo igikoresho cyose. Reka mbarangire nubwo bajya basakuza, reka mbabwire hariya Kingwengwe ni umusozi uhagaze utya. Uriya musozi uri intwaro zireba Bujumbura n'izatanganyika. Yego. Hari icyo twakita antidrone n'igikoresho cy'ikoranabuhanga. Ewana umwana afite computer hariya arayicaranye hariya. Afite computer kujya akora uko abishaka. Ari kujya akora uko abishaka. Connection zikabura, indege yajya kuza ikabura icyerekezo, gahita ikagenda. Urumva nka Neva ajya kuza umwana yakozeho babwa ati twakibuze ikibuga. Kibuze kandi mukireba. Ataha twakibuze. Hariya rero niho bari gukorera umwana afite laptop yari yicaranye hariya akoraho uko biri kujya bari kujya akoraho uko bari gukoraho uko abishaka. Cyo kinde cya Bujumbura ubu nta ndege y'u Rwanda yapfa kuhagwa. Rwanda n'izindi ndege ntabwo zapfa kuhagwa. Kubera iki? Zihaguye zishobora kuhagwa zifite intwaro zigomba guharasinga imvetro. Icyo ni icyambere. Irindi kosa bakoze bamenyekanishije ko Uvira igiye kwindira y'amadrone binyuze ku bacancuro. Ari wowe ubizi neza, wabuzi ko Uvira igiye kwindira y'amadrone nkuko bavuze. Yego. Ukemera ko kandi izi ndege zigomba kugwa hari Bujumbura. Ukemera ko kira kibuga cy'indege gikora. None se nigikora uraba uretse umusada ukurwanya uhagere. Izasalambwe rero nubwo de kwivuga nkaha nta muntu uza kumbaza gukora bivuze nazo ntago zakemera ko zagihakinze. Ariko izasalambwe nizo zifite umutekano cya kibuga cy'indege cya Bujumbura. Kubera iki? Yego. Already no bamaze gutangaza ko ngo Eric Dini Prince
yoheje drone ahakavaga zirenga 20 z'amadrone ngo zigomba kurasa M23 mu mujyi wa Uvira no mu misozi kandi igomba kugwa Bujumbura. Yego. Niyo mpamvu umwana ari gukanda buri segonda. Ari gukanda buri segonda. Laptop ari mu kazi. Rero ikibuga kinini cya Bujumbura ubu tuvugana kiri mu kangaratete isa iri yose ntabwo reva aza kuhikura. Nelson rero turi hafi yo kugera ku musozo nimba ntibeshye neza turabona dusigaranye nk'iminota 3 mu minota 3 watubwira kuri uyu mugabo Eric Dini Prince ukamutubwiraho mu ncamake ziwe bamwe baravuga ngo 23 ntiyamufashe abandi ngo yaramufashe ngo yaragarutse ubu ngubu we na Trump ubundi bimeze gute buriya kugira ngo abantu babyemere twahamagara umukozi wo kwa Mucepe urumva kwa Mucepe ninde hariya ni hoteli yari iri hara Uvira yafatiwe okay iyi hoteli yafatiwemo kiretse wamaga umukozi wamuhaga ka vino n'uwamuhamagariye abakobwa babiri bundi buriya umukozi wo kwa Mucepe niwe wabisobanura neza shatse navuga ngo ni umukozi wa Makenga kwa ko umukozi wo kwa Mucepe wagiye kuzana abakobwa bari abakobwa bakaba ari bamushyira mu wakajwiga umuntu bita Eric Dini Prince n'umucancuro ubu tuvuga no kwarana na Trump mu buryo buri officiel yaramwohereje amwohereza kuza kumakinga sure ko umujyi wa Uvira muri M23 haraza kandi yamaze kubona ko kwirimo urumva baraje baramurarira amajoro 2 niyo makuru mfite ubundi dore ko nyira nta rusimbaka rwamubonye bundi yazaga kirwa Uvira karara Bujumbura kuri ko nyira hoteli yo kwa Mucepe akabona uko iri kuri Tanganyika iri ku mazi kavuga tangaha umuntu afite ikiremwa k'Amerika abari sawa ukuri satani ari umugome yaramuhuguye ati ufite atanga afite ikiremwa k'Amerika urumva abavuye mu koza ati ngwino hano sha ati nta ufite nk'igitunguru ati haruwonze barahamagaye guhamagara uko rero nuko umukobwa bamuzanye uwa mbere ko ngo yaramwanze amakuru mfite abonye wa kabiri ati uyu niwe narose mu nzo ati uyu niwe narose urumva kumbe karagapanga undi uriya ewana ikiremwa n'umugabo mana nyagasa uzaturinde baderera niwe wamugushijemo urumva baramucakira kiri kibabaje banamufashe nta kintu arakora sha ngo bari bagiye kugera ku ngingo narabyumvishije ngo bari bagiye kugera ku ngingo bavuze ariko umukobwa nawe yaravuga ati muribeshya mukangera aho yangezeho ati yabikoze ibibazo bikomeye cyane ati turaza gusera nawe rero bahagereye mu gihe umugabo baramukomangiye urana ngo ntabwo urugi barumenye barakomanza atari umuntu urinde wowe ti we ndati kumya gukomanga aje gufungwa nibwo nta nubwo yasubiye inyuma reka ntasubiye inyuma cyakora ngo ikintu bamubwiye ati genda wambare boxer agati genda wambare boxer tugenda twenda atuze ari umuntu ugushaka kandi baranamuherekeje hari umuntu ugushaka ariko bamugezeho intumwa za bamaze kuzibika yego bamugezeho abantu bari hafi ye abantu nka manekoze bamaze kuzicaza ahantu zitekanye bari kuzana vino ziri kwinywera so rero uyu Eric Dini Prince yarafashwe nibyo ndetse yarahageze Uvira afatirwa Uvira ikintu gitangaje nuko Makenga Trump yaje kumvikana na Makenga aramurekura ariko ikintu kibabaje cyane nuko nyuma kumurekura Makenga bamugambaniye bagagurutsa ko bagiye kubarashisha drone ndetse n'abayobozi bakabakura mu nzira rero Eric Dini Prince twamuvuze cyane ntawe ushaka kumvuga byinshi dusoza rero akabazo ka nyuma na nyuma ko bivugwa ko ahubwo M23 yajya yabona nubwo wumva ku gahinge gahari aba bacashuro kumva bamanukanye izindi drone zikaze zirimo drone zishobora kujya hejuru mu kirere hejuru cyane zimeze nka zimwe mu vetro yakoresheje Gisangani ariko zisumbyeho gatoya ikaba yasikana hari ibirindiro byayo mu vetro cyangwa se igisa n'igikoresho cy'intwaro cyose ikatira saho ubu ntago ryaba ari herezo kuri mu vetro ntago ravuga ko ari herezo kuri mu vetro ariko ko izo drone Prince n'undi wazohereje sibyo ibyo tumaze kuvugaho hari iki izo drone n'undi byari bizwi izo drone butuvugana rero ikintu cyo kibabaje no gukora ikintu nk'icyo Kinshasa ikayitijya kubitangaza akenshi uko utangaje ikintu uri kurwana aduye niko itajya gushaka umuti yo tumenye ko hari virusi yateye tujya gushaka urukingo urwo rukingo rero ntago nabitindaho nimba mve turi fitiyo drone ifite niyo kuyihanura
shaka twafungira aha rero. Yes, reka rero tugushimire Nelson, urakoze cyane. Asante. Icyo twagusaba nuko wenda waza dufasha n'ikindi gihe twagukenera ukaza, ibi byo gutinda ntago rwose nta kibazo rwose, mutajya mumbona ndahari cyane. Sa rero urakoze cyane. Asante sana.